washaka umuntu yendereye hirya y'indabo ahangaha ahubwo dore nawe igihe wabonye umwanya ni ukujya wicara hano ukahakora isuku urumva ku buryo nta byatsi bizongera wagira ngo bajye baducishamo ijisho abashyitsi wapi dore na kiriya giti uzagikuramo sibyo biriya biti byose uzabikorere neza bimeze bite se ko maze iminsi mva ku kazi bwije simubaza amakuru meze neza ahubwo pre hari akantu nagira ngo umugishe y'inama hagati maze iminsi wa mugore Jana nsanga ku kazi ambwira ngo nimubabarire ngo yarahindutse ngo nimubabarire twongere tubane agusangayo ansanga ku kazi yabaye umurokore ugomba kubanza kubigenzura ngo arebe umugareye none akatadindira abasazi tukagenda tukajya gutura ikibazo nyine urabona nk'uko mba nagiye ku kazi kugusiga wenyine haruka irungu ryakwishe kandi dore ugiye kujya ku ishuri tubigenze gute genda nyine ubanza woshishoza kuko ntabwo nanjye nazajya ng'umuhanga reba uragenda ku kazi ukagaruka utinze nijoro nkareba filime nkarambirwa ibintu byose nkabyikoranaho reba haba hari irungu ni ukugenza ukabanza ukamugenzura ukamureba warangiza ukamugana ku buryo yongeye kuzamura umutwe ibyo byose ngomba kubyitaho urumva gusa yambwiye ko ngo byinshi byabiterwaga ngo nuko twabaga turiwe n'ibiki usanze yarayigurishije reka yanzu biri aho ngaho nese yongeye kuyigarukamo wagira ngo sinayigumane urabona ugiye no gutangira ishuri kandi gusiga hano bazatwiba gushaka umukozi nawe ni ikibazo so umukozi n'umuntu wakizera muri urugo ngo uramusiga mu rugo ngo nta kintu uri bwakore wapi ntabwo ari byo kandi urabona dukeneye kwagura ako za mpapuro warazibitse nicyo nta kibazo rwose icyumba cyazo warabifunze nkuko mfite amafaranga ahagije nta kibazo iminsi iri imbere ko ngiye no kugura imodoka uzajya ugenda ugiye ku ishuri nta kibazo rwose ahubwo pre usa na kupa mbimufasha ambanze njyane kirati gikure mu nzaza n'umuntu agufasha sibyo iki kindi nguzanira na telefone inzanira kamwe nshaka kukubaza nagakise fora nagake nyine kambwira nawe mva ubwire ntabwo ari ukubeshya naciye hariya ku muhanda umuntu aramagarika ngora ni mushiki wawe mubana ngajye nyumvira nawe kubera iki se ngo neza murasa mbabara ufite telefone ngiye ufotora ndebe uko nsigaye nsa nawe turasa mbabara ngende uko nsigaye nsa nawe ubimbwiye n'ubundi nari ngiye kubikora reka nsi ayiwa sheri siko barimo baduka oya umva buretse ndeba wagira ngo niba abahungu baba mu biro mwari hejuru ariko uri umugome kwe ajya ngomba mu ishyamba oya reka twifotoze noneho turi seri Prince Prince Pre ngeno reba umuntu uri gukomanga Sara abantu bahazi yewe hano bantu rero gusa taramenyera ko muri karitse ngo ndi mushiki wawe ariko ndabona rero nyamara turajya aho yawe nawe winuka okay twagira ngo ndizanyamaswa bajya basura aya na akuraho ariko buri y'abantu batinda rero ko bagenda babana barasa ariko n'usheri ubu nzagera igihe nsa nawe sara kidasanzwe nawe turi mama yahageze ni mama wawe kandi mu Rwanda kwari gumise ma
Tobe. Urakomeye. Bravo mwana wa. Bani karibu. Sheri. Kuri ni karibu. Yego urakoze mama. Ni karibu. Yego. Ni karibu mu nzu kigere. Oya. Mfite ubushyuhe. Ubu rwose ndumva nshyushye reka numva akayaga. Nta kibazo reka byandika. Ni ukuboko rwose pe. ahubwo se ma narengeye ntakubajije icyo nkwakiriza ntuzanire iki Yewe nzanira amazi. amazi amazi Kaji ko. Ubundi mu buzima busanzwe amazi niyo abantu niyo agira icyo amarira umubiri. azareka nzengera gusa Uracyatabya nka se. Ese nabireka. Manzi. Madamu wamubonye sinuriye rwose. Nuriye. Rwose nta kibazo. Ahangaha hose ni iwanjye nta kibazo pe. Dore ndareba dore nini. Rwose mwana wa. Dore n'imbuto bw'izira ndabona Imbuto amapapayi. naraziteye. Iyi se si imboga. Dore iyi ni voka. Ibintu byose ni sawa urabona ko hari icyahindutse. Ibi byose ni ibyanjye. Ni ibyanjye rwose. Narakoze mama. Erega n'ubundi nari mbizi. Nari nsanzwe mpuzi wamye uri intwari. Oya ariko babizi. Ngiye umurava. Kandi ntabwo nagombaga. Nari mureba ahantu nagomba guturuka. Mfite ishema. Ubu ni ishema. Cyane rwose. Naho ubundi ndabona nta kintu watwaye ni ukuri Nta kibazo. Gusa rwose nta kibazo pe. gusa ubundi uriya mugore wawe cyane ni ukwirirwa mukina nk'ibibwana by'imbwa. Oya man, ntabwo ari ugukina nk'ibibwana by'imbwa. Erega burya abantu bakundana bagomba guhora twishimanye nta kibazo. K'ibintu se biba bihari nta kibazo gihari. Nta kibazo no. Ndabona mwaragafashe da. Ko baranukanze. Kugafata nawe si byo bintu ujye ubimenya. Ayiwe ngomba kugendana na visiyo D. Kandi nanjye ngomba kureba agasobanuye. Kare. Cyakora nukuri kw'Imana isi yabaye nk'umudugudu neza neza. Nukuri. Akanya ako se ko ndiba yatinze. Oya ntakoze mwana. Nakubeshye rwose. Ndabona rwose afite agasuzuguro imbwa iryana. Oya ma, ntabwo ushira suzugura ahubwo buri hari cyamuhugije. Ahubwo se ma ngwino tugende. Ngwino nkujyane mu nzi. Ngwino harebe. Ngwino rebe. Igikoma bakinywa kigiye kuri aya mama. Igikoma kinyobwa mu gitondo kare saa 12. ese urari kukuzanira igikoma mu buriri ko nari kukubyutsa ngo uze mu gikoma Rekera gore kare. Wishaka guterana amagambo ndange. Nanyumva. Ntabwo ushaka amagambo yawe. basi mbabarira rwari urwenya nateraga kuba natinze nari nkita ku mugabo nawe aba nkeneye mwihangane ubutaha nzajya rwose Ubukita ku mugabo. Nukuvuga ko njyewe mukangwije ntagomba kwitabwaho. Ndi ikintagazi, ndi igicibwa, ndi ikitabona. Sinkwiriye kwitabwaho ngo nanjye ndi umubyeyi de. Umenye ko ahangaha ari mu rugo rw'umwana wanjye. Ariko umuco wo kuyihe. mama basi mbabarira ihangano kimwe nzajya nzinduka rwose nze nguhe igikoma cyangwa icyayi bizajya biterwa n'icyabonetse nzajya nzinduka mbabarira ntabwo nzabyongera nzajya mbikora rwose sibyo se mama nimuryoherwe Dodo. Tareza henure mbese aba yambaye. Garuka hano.
ngwino hano ndakugasuzugura ngize nese ngize nte mama hari ikintu mbaze koko ubu ugiye ugisutse ariko nasuzugurwa mukanga basi mbabarira ndagisuka reka ngisuke nta kibazo n'ikizi ayiwe uzabaze dore ibihanga dore uko imeze ariko mukambije nasuzugurwa we mama nahageze cyatumye mve wanjye umva impamvu have nayo itameneka ntubizi ko telemusindi yamenetse koko ihangane niyo mpamvu nashyize muri iyi ngiyi ishaje ariko ntabwo nzabyongera reka gasuzuguro ndagura indi telemusi rwose sinzabyongera zitaruzabaze mukambije ibi bihanga ntabwo iyi ngiyi umva jyana ihangane kimwe mama ndafungura amaso maze kujyana jyana basi ngutekere dore ukwisi ikibazo ni uko ishaje nkabibona ni uko ishaje mama ihangane nk'igikoma ariko yewe mukambije we y'urwo mpfuye we ma ihangane gusukira ihangane gusukira we sinshaka no kubibona mu maso yanjye reka mpumirize sinshaka kubibona terura ujyane basi reka njye ngutekere ikindi sinshaka kumva ijwi ryawe sinshaka kukumva ma wakwihangana ibi birafatirwa umwanzuro ibi birafatirwa igisubizo ibi birafatirwa umwanzuro mfungura amaso byagiye gusa mama umva abaturanyi bumva bari kutwumva reka simbizi niba aryamye simbizi niba yanagiye kandi igira hino kumpo umugore waha ufariki Jeanne se Jeanne uriya ni inshuti yanjye kandi ndamukunda cyane umukundira iki urangiye nawe dusa nk'abahuje story yusi ni biki kandi ko nasobanukiwe ku biki muhuje biki urangiye na Jeanne twabaye ababyeyi rimwe kandi Jeanne twari duturanye urugo ku rundi gusa ibyo ni ibikiri mu matwi yanjye ko numva nabyumva gusa ngo ni ibiki rwose ntase mama ibyo si ibintu bisanzwe uzi ko narumbije pepepepe si ibintu bisanzwe ibyo ni ibisanzwe iwanyu mwebwe mwapfuye mugashira zitonde uzabaze hano kwa mwije ibyo ntibihava twe tumeze dutya tumeze neza nubwo ari umuntu azaburekera aha ukoze hano koze aho wambona ubura gukunda agiye bakunda ubwabo mbese ubwanwa se buteye uzajyana na hano rero uzajya uhogosha mbese byose ntibiguteyeho ushyakiye rwose ndabona ngomba kubikuraho nimba ari byo ukunda kundenza tugomba kubyogosha nkabimaraho nanjye ngasigara ndamwubaha nsigaye mbona mama wawe ntazi ikibazo afite ubona atishimye
Oya, mama buriya rega no kubera igiturage kimurimo. Rega uri ahantu aho turutse ni kure. Hari ahantu ni kure rwose. si umuntu ntarya nta byishimo wumva nta kibazo koko. Oya nta kibazo sheri. Ese hari ikibazo ubibonamo? shanjye mba mbona ntasi. Oya nta kibazo sheri. Ukagira ikibazo. Ubundi se hari icyo bigutwaye? Ibyo gusa mbona bibangana. Aho sheri uzi kubana n'umuntu mu nzu ukabona ntiyishimye. Rimwe na rimwe birya akabyanga kunywa akanga urumva bitababaje koko. Nabibabaje. Oya ntukagira ikibazo. Sibyo? Buriya ni ubuturage bukimurimo. Azagenda b'umunyamujyi gake gake mu minsi iri imbere bunazajya atambuka. Uvuga ati se ni wa mukecuru. Kigali se we ntabwo yizi. Nagereze ndebe. Nuko rwose bizagenda neza cyane. Humura rwose nta kibazo. Ahubwo se sheri uranye ufuze ibyo kunywa uranyibutse. Nta kantu naraye. Uwo murinzi urabona haburamo icyo kunywa. Wageze ukanzana. Uzanira igisa. Hari ikizareba. Hari agasiporo. Hari ji, hari amata. Fanta ubanza zashizemo. Fanta zashizemo. Banza unkorere ji. Cyangwa se reka nkwereke mufashe. Ma, karibu ku meza ngwino ufate icyayi. Bino nabitunganyije. Mugore wararebye usanga ndi umuturage mubi ugeze naho icyayi kinuka umva n'imikati inuka. Ariko mama, icyayi kinuka gitego. Iyi teremusi ni jye wayiyogeje. Icyayi ni jye wakitekeye. Iyi tasi nyikuye mu kabati. Icyayi kinuka gite. Ariko ubundi ruhurura yaguhurura nyikuzana hano yaje ite koko? Mama, ndakubaha pe. Gerageza no gukora ibishoboka. Basimbwira nkora iki. Ariko ubundi nkubaze ugira ababyeyi? Ntabagira. Nibyo kuri koko. Ntabwo warezwe koko. Ntabwo umwana warezwe na nyina aba afite imico nk'iyi agasuzuguro nkaka. Ase mama, babarira umbera umubyeyi. Simbura mama watarara hambere. Basi ubwo rero ubu Sindi nyoko kandi sinkanawe nawe. Sinkabe we. Nyoko sinzabe we. Agasuzugura nk'imbwa iryana. Ariko we umwana wanjye manzi waruha.
iki Gel suzugurwa. Suzugurwa. Ntaziriwe. Umva niba uri mukuru. Ujye kurira iyo ngiye kwanyuka. Bakoze do yarangushije. Nesa, munzi na koti ibintu abajugunyanga. Mama. Nagiye kunyiyenzaho ngo akubure